Deve pôr para não ter uma pijama de água.
ufite umwuka wera abwira amatorero turamushimiye tumukomeye amashyi kuri Imana. Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese abwira uyu musozi ati shimbuka utabwe mu nyanja ntashidikanye umutima we yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Amen. Twongere undi murongo umwe mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 2. Urwandiko rw'Abaheburayo ipaji 223. Abaheburayo 4 umurongo wa 2 ugere kuri umurongo tuwusome. Imenyere gusoma Bibiliya urangwa rimwe ukageza mu gitabo. Abaheburayo 4 umurongo wa 2 yavuze ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abatumvise bataryakiranye umutima wizeye. Umuca akarongo aho hantu kandi tugasubira muri uwo murongo bishobotse, bavuze ngo kuko natwe babwiwe ubutumwa bwiza nk'abandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko baryumvise bataryakiranye umutima wizeye. Yesu byose mugisha twese kandi mu gitondo tumaze gushimira Imana yongeye kuduhereza uyu mwanya. Tunabashimira kuko mwakomeje kuba muri uyu mwanya tugasangira ijambo ry'Imana iminsi. Umunsi wa gatatu tuvuga amagambo yo gushingura umusozi, kuko wasanga umusozi n'ibibazo biri imbere yacu, kandi dusanga buri muntu agira uwo musozi. Birashoboka ko waba ufite umwe cyangwa se ibirenze umusozi umwe. Muri ubu twari mu musozi, ukorere mu musozi, ushorere mu musozi, ubone mu muryango ubonekamo imisozi, akazi kakuye mu musozi. Mbese umusozi ni cya kintu cyose niba waba ufite ukubuza ibyishimo, uhora wikoreye, uhora wibaza, rimwe na rimwe udafitiye ubushobozi bwo gukuraho. Yewe birashoboka ko wagira amafaranga menshi ariko ukagira umusozi udatemurwa n'amafaranga. Hari imisozi imwe itatemurwa n'iki? N'amafaranga. Kuko muri Matayo 20 twasanze Yesu abwira abigishwa ngo bene buri mudayimoni aza kurwaho no gusenga hamwe no kwiyiriza. Twasanze amasengesho agomba gukora imisozi uburyo bwayo, amasengesho yariyo, ariko kandi tunasanga hari ukwizera ko Yesu yajyanye amagambo yombi: gusenga, kwizera, kwiyiriza. Twanabitizaho cyane ko ari bitatu, dusanga ibyo bintu bibasha gukuraho imisozi. Ariko cyane ko kwizera kunini, kwizera kwishi. Ejo twavuze uko umusozi wacu tugomba kuwubwira, tukawubwira ijambo ry'Imana.
dushingiye ku ijambo tukawubwira dushingiye muri Isaya 55:1, aho umuhanuzi avuga abwirijwe n'Imana ko ijambo ryayo ritazasubirayo ubusa. Tugomba kubwira uyu musozi. Aho nimusoma Bibiliya muzasanga aho Yesu yigeze asengera ikibazo. Yesu yabwiraga ikibazo: shinguka, haguruka, umuka, kira. Yesu yabwiraga, yarategeka. Ku nyanja itukura Isiraheli bari kubataka, ariko Imana ibwira Mose ngo bwira inyanja. Ara Imana yabwiye Mose ngo bwira igitare kibahereze amazi. Tugomba kugira kwizera mu rwego rwo kubwira umusozi ngo wa musozi we shinguka imbere. Kubera ko tubwira kuko Yesu yatubwiye ngo birashoboka, dufite kwizera. Nakavuga ngo nimugira kwizera muzabwira umusozi. Ntabwo avuga ngo muzasengera umusozi, muzabwira umusozi. Araho Yesu yasengaga, Bibiliya ivuga ngo yararaga asenga, ariko mu gitondo kuri tere akabwira, agategeka. Sibyo murabishikira kwe? Mu bantu akagira gute? Agategeka. Ibyo yose tuvuga ngo ufite kwizera, nabwira umusozi, nategeka. Cyakabiri twavuze nuko tugomba kugaburira kwizera kwacu. Kwizera kwacu tugomba kugaburira akagira kwizera kwinshi. Wabuze abantu bafite kwizera kwinshi muri Bibiliya. Nusoma Bibiliya mu gihe cya Yesu urasanga byibuze abantu 4 Yesu yavuze ngo afite kwizera kwinshi. Twatanze umugore umwe w'Umunyakananikazi ari muri Matayo 5. Yesu yabwiye amagambo yose kumuca intege, kugeza ubwo amubwira ngo si byiza gufata ibiryo by'abana guhereza imbwa. Umugore atariko n'imbwa ziguruvunguka kuva ku meza ya ba nyirazo. Aramubwira ngo wa mugore we, kwizera kwawe ni kwinshi. Dusoma undi mugore w'imyaka 12 arwaye, yaravuze ngo ndaje kwa Yesu kore ku nshoda z'umwenda we, nimukora fini. Ikibazo cy'imyaka 12 kirakemuka. Ahageze Yesu ngo kwizera kwawe ni kwinshi. Umusirikare warwaje umugaragu we, umukozi we bakugeze maze amukize. Yesu yemera kuza kumukiza, ariko ageze mu ntoya nta mpamvu yo kuzibaye, tegeka. Avuga ati kwizera kwawe ni kwinshi. Abantu bari bikoreye ikirema bakijana aho Yesu ari, bageze aho Yesu basanga ziruzuye, basambura igisenge, batibura ikirema aho Yesu ari. Atangazwa no kwizera kwawe. Kwizera gushingura imisozi ni ukwizera kurekure, ni ukwizera kwinshi. Baravuze ngo Eliya yasenganye kwizera kwinshi, cyo cyatumye imvura ihagarara, yongera kandi gusenga imvura iragwa. Cya gatatu cyabagoye n'ubu cyabagoye, niyo mpamvu dusubiramo, ni ukubabarira. Kuko umutima wuzuye urwango tubasha gukuraho imisozi. Haleluya. Haleluya. Aho ngaho nta mahitamo y'umuntu. Ushobora guhitamo kugumana umusozi wawe ukanga kubabarira, cyangwa se ukababarira umusozi wawe ukagira gute ukavaho. Twabuze ku muhanga witwa Bernard Russell yaravuze ngo kubabarira ntibikemura ibibazo byashize, ahubwo byubaka icyizere cy'ubuzima buzaza. Haleluya. Umuntu ashobora kuguhemukira, ibyo yaguhemukiye ntibigaruke, byarabaye konsome, byararangiye. Yego umuntu yarakwibye, umuntu yarakwambuye, birashoboka, nta nafite ubushobozi bwo kubigarura. Ese uramubabarira uramureka?
nutamubabarira ntibibugaruke numubabarire ntibibwire gute byabaye twasoma ariko wubatse icyizere kizaza waruze ko niba ubabariye umuntu bituma Imana imukorera ibintu bikomeye. Nabahaye urugero umugore warwaye amaze gutandukana n'umutware we arivuza muri Korea y'Amajyepfo biranga ageze kwa Pastor Yogeshu avuga ati ikibazo ufite n'icyo kutabarira umugabo wawe babarira umutware wawe yewe numara kumubabarira musengera Bibiliya dutegekamo tubabarire nitumara kwakiriye gute tunabasengera birashoboka ko wakwirinda ibyaha ariko kutababarira bikazakurimbura kuko Yesu yaravuze ngo nimutabarira abantu ibyaha byabo namwe ntimuzagira gute ntimuzabarira twatanga tuvuga ngo gusenga k'umukiranutsi ugira umumaro mwinshi iyo asenganye iki mu gihe utabasha kubabarira ntabwo bakwa bakiranutsi icyaha gikomeye ni ukutabarira kuko Yesu yagize gute yaratubabarira cyakora kwemera ibyaha kugeza n'ubu ngubu kuri bamwe cyabaye ikibazo hari umuntu ufungwa akagira imyaka afunze imyaka mirafunze yarangiza igihano ati narangije igihano akaza mu itorero ko hari umukiranutsi adafite icyaha akumva kuko nta n'ikintu yishinja ese kubera ko amaze imyaka uri muri gereza dufite ibyaha tugomba kwatura kugira ngo imisozi yacu igombe biveho iyo twavuze ku munsi w'ejo ariko kandi tuza gutinda ku murongo wa 22 twibusemo uyu munsi aho Yesu ngo mwizere Imana kondisiyo yo gukuraho umusozi ni ukwizera iki ni ukwizera Imana bavuze bari abakristo 300 bafite urusengero badafite parikingi bateguye amasengesho haza bangahe 20 muza mu mubara Imana yasohoje Imana yamugisha ku musatsi sikomeze kuraje kwa thank you tekereza abantu 300 hateguye amasengesho yo gusengera umusozi uri imbere yabo ntabwo bari gukingurirwa urusengero bamaze kukuzuza bakibuze pariki pasiteri abatumiye kuza gusenga kuko azi ko gusenga kuri imisozi hakitabira 24 kuri 100 ese barasenze umusozi uvaho tubavuyeho bavuyeho twaravuze ngo basa amasaha ngahe amasaha dupaka bati umva numvishe ko umusozi uvuwe mu buryo ntazi ariko numvishe ko umusozi ugize gute ushingutse bwarakeye umuntu entrepreneur araza bati ndashaka kubakuraho uyu musozi kubakaho nanjye sana kandi kuba pariki iyo dusenga twizeye haleluya amen imisozi yacu irashinguka iyo dusenga twizeye bize tuzakanda kuja kuri anguru ya Alexandre mukuru cyangwa se Alexandre Legra terwa no kubivuga ari umwami w'Ugiriki ukomeye cyane washatse kororera umufilozofe wamugiriye neza arambwira ngo sabe icyo ushaka cyose nkiguhe umufilozofe aje kumubitsi w'ibwami avuga ndashaka ibitabo by'izahabu 10,000 twabuze ko umufilozofe cyangwa se umubitsi ngo yumvishe icyo cyifuzo kidashoboka aranaraka uri muzima uri umufilozofe umuntu ufite ubwenge nkawe asaba ibintu bidashoboka uyu mubitsi ngaje kwa Alexandre Legra n'uburakari bwe tuyumutabe normal umuntu usaba ibintu biriya umuntu nzane n'umuntu w'ubwoko ki warabuze ngo Alexandre yamwitegereje ntabwo atumvaye genda umuhe ibyo agusabye nubwo bikome bimuhe kubera warabuze ngo Alexandre yaravuze ngo yanubashe mu buryo butatu icyambere
nuko yizeye ijambo ryanjye. Yumvishe ijambo namubwiye ngo nsaba icyo ushaka. Yararyumvise arabyizera, niyo mpamvu agusabye biriya, kuko yizeye ijambo ryanjye. Kabiri twaravuze ngo yaramubwiye ngo yizeye ubutunzi mfite, azi ko ibyo asabye azi ko mbifite, nicyo gituma yabisabye. Icya gatatu, yizeye ubushake bwanjye ko mfite ubushake bwo kubikora. Niba uyu mufilozofe yizera ijambo rya Alexandre, kubera iki abakristo batizera ijambo rya Yesu? Niyo mpamvu Yesu avuga ngo mwizere Imana. Iyo mwizeye Imana, haleluya, ikurikira ijambo ryayo. Imana ivuga ijambo ryayo irarikurikira. Irabwira Mose ngo bwira inyanja iguhe inzira. Hari ubundi inyanja yigeze icikaho. Ni ibitangaza iyaba mwumvaga ijambo ry'Imana. Bwira inyanja igire gute? Iguhe inzira. Iyo utekereje ijambo urasanga rihanitse ubwe, rirateye ubwoba. Inyanja itukura kuyambuka byonyine byari bifite 200 km, yari ifite profondeur ya 400 meters. Nigute mu ijoro rimwe bambuka iyo nyanja? Nigute iyo 400 meters iri buzamuke igahinduka ubutaka bagendera? Byatewe n'iki? Ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Yesu ngo mwizere ijambo ry'Imana. Iyo tubyize ijambo ry'Imana. Kabiri, uyu mufilozofe Alexandre ngo yizeye ubutunzi bwayo. Ese Imana ifite ibyo tuyisaba ntabifite? Irabifite, kuki tutabisaba? Kandi tuzi ko ifite ubwo butunzi. Icya gatatu, nusoma ijambo ry'Imana ifite ubushake bwo kubidukorera. Yesu yavuze ngo musoma muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa, nimushaka muzagira gute? Ninde muri mwebwe wa umwana yamusaba umukozi ko muri baje kandi mukamuha muzi rw'abana banyu ibyiza ngo sobo mu ijuru iwe, so utazarusha kugira gute? Kuduheza ibyo tumusaba. Information itangazo, Yesu aracyafite ubushake bwo kuduha ibyo tumusabye byose. Akwiriye icyubahiro Yesu. Akwiriye icyubahiro Yesu. Hanyuma ngiye gusoza kwa magambo uyu mwanditsi w'Ibrahim yavuze, yaje kumutera cyane gikomeye cyane. Ku murongo wa kabiri havuze ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abandi, nyamara ijambo bumvise ryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizeye. Twumvishije ijambo kaba abandi ko baryumvise, babandi bararyumvise, natwe kandi turaryumva, ariko ntibyabagiriye umumaro. Kubera iki? Kubera iki bitabagiriye umumaro? Kuko batagize. Igihe cyose tutizera ijambo ry'Imana, igihe cyose tutizera, tuzasenga, bashiraho amasengesho ya nibature, bashiraho nimugoroba, bashiraho nibature special, ntacyo bizatumarira kuko tutize. Yes, kuko hari imbogamizi zatuma imisozi yacu itavaho. Nubwo ndababwiye ibyatuma imisozi ivaho, ariko kandi hari n'ibindi byatuma imisozi itagira gute? Itavaho. Reka mwese tukabingane, byaterwa n'amasaha ukaza kumufata. Icya mbere, ndashafite kandi bwese umugisha n'imbere, kandi bwese umugisha gutungura umugabo ukabitura imana mukereza. Thank you. Hari ibintu bituma imisozi yacu ijya kugwa.
ushobora gusenga niba turi kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 imisozi ufite itavaho, imisozi ufite itagira gute idashinguka kubera impamvu za ari impamvu z'Imana. Ijambo gituma imisozi idashinguka ni ugushidikanya, kutizera ijambo rya Yesu, kutizera ijambo Yesu yavuze. Ndabona ama reference sinzi bakwaswa ari ngombwa cyane. Mushatse kwaje muri Matayo, reka umuntu uri gusoma aje muri Matayo nashaka abanza ngo muri Matayo baheze mirongo imwe n'imwe, Matayo 14 were ku murongo wa 22 niba bishobotse ugeze kuri 11, ariko ndashaka kumusoma vuba amatangwa mwanya. Ahangaha Yesu ni wa munsi yari amaze guhaza abantu 5,000 by'abagabo bitari n'abagore abantu babonye ibitangaza akoze ngo bashaka kumwimika ku mbaraga kugira ngo ababere umwana, ngo arabizura abacamo abwira abigishwa ngo nibikire mu bwato vuba bambuke hakurya. Amaze kubwira abigishwa bikira mu bwato, we azamuka umusozi. Nido agenda sona umwanya abatabigishwa be ubikire mu bwato babanze hakurya, amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye, ariyo wenyine, bwari bugorobye ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze imuhengeri bateraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nawe ati nimuhumure, ni jyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe negeke inzaburi ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato yendesha amaguru hejuru y'amazi basanga Yesu, ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja yisa. Umwanya Yesu arambura ukuboko kwe amufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Imana ibazumije. Iyo ufite kwizera guke we, ni iki gituma ugira gute? Iyi nkuru yatwigisha icya mbere. Iyi nkuru ishaka kutwigisha ko n'ingira ngo nijyemo ndatinya. Irashaka kutwigisha ko mu rugendo tubasha guhura n'imisozi tutateguye. Abigishwa bari mu rugendo bategetswe nande kurukora na Yesu, ariko bageze mu rugendo, bageze mu nyanja, bageze mu hengeri, barahura n'iki? N'umuraba. Kandi yavuga ngo umuraba waturutse imbere, batereganwa n'umuraba, ubwato buko bugenda burakuja imbere n'inyuma, umuyaga wari mwinshi. Yesu yarari hehe? Yari ku musozi we, yari gusenga. Yamaze gusezera abantu aga ku musozi, uko niyo kamere, aga gusenga ku musozi. Ariko kandi iyi nkuru izinigisha gikomeye cyane. Iyi nkuru izinigisha kuko Yesu azamenya umuyaga twahuye nawe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Hari indirimbo nkunda cyane nuko ntazi kuririmba,
izivuga ngo hari inshuti nziza nka Yesu wacu. Restaurant ikavuga ngo Yesu azi ibiturusha byose. Amen. Yesu azi ibiturusha byose. Ano como Yesu. Azibiturusha byose. Azabimenya byose. Nikica mu byo kandi bikawe mwe. Nuko azibiturusha byose. Yesu azi umuyaga uhanyura. Azi umusozo uhanyura. Azi amakuba yawe. Abonye ko amakuba n'umuyaga batera bigishwa. Bibiliya bava ku musozi yiruka. Aramanuka yitira mu nyanja, atanga kugenda mu nyanja, asatuka akahuru. Haleluya. Akiza batanu. Ngo bamubonye ngo baterwa n'uko batiye babawe, umuyaga w'utubereye nabi, none n'imizi naratuteye. Bagatero ntabwo n'umuzimu ni njyewe. Ntabwo n'umuzimu ni njyewe. Witwa Petero amagambo menshi ati niba ariko nabaho sindabona umuntu ugendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ngwino Petero ngwino. Ninde uvuze ngo ngwino? Ni Yesu. Kuko ijambo rya Yesu Petero aravuga agende hejuru y'inyanja, ariko ukabona umuyaga. Abone umuyaga yakoze iki? Arashidikanya. Umuyaga utuma atizera ijambo rya Yesu. Haleluya. Ari umuyaga ariko ijambo rya Yesu niki Petero agomba kwizera. Yagomba kwizera ijambo rya Yesu. Yarishize abona ijambo rya Yesu arijugunye. Nasomye ijambo ngo kutizera gushidikanya ngo nukureka kwizera. Iyo washidikanyije uba wajugunye kwizera, kandi utagifite kwizera ntiwashingura umusozi. Ngo aretse ijambo rya Yesu abonye umuyaga ngo atangira kurohama, ariko umugisha bati Yesu tabara ndarohamye. Yesu arambura ukuboko kwe aramufata. Murumva iyo nkuru? Ikibazo dufite Yesu yaravuze, ariko dushidikanya ijambo. Twareba ibibazo dufite, twareba imisozi dufite, tugahereza agaciro ya misozi, tugasubiza inyuma ijambo Yesu yavuze. Imana itubabarire. Imana igire gute? Twajugunye ijambo rya Yesu, dutumbira iki? Imisozi yacu. Yesu ati kuraje. Nakwe muri ikintu gikomeye cyane kuko mutashobora kucumva. Igihe cyose tureka ijambo rya Yesu tuzarohama mu nyanja y'ibibazo. Hari abantu barohamye mu nyanja y'ibibazo, bari munsi y'imisozi, kuzayivamo ntabwo biyoroshe, kuko bagize gute? Baretse ijambo rya Yesu. Kabiri, iyo dushidikanyije, mumfashe kumvira ijambo, iyo dushidikanyije tuba twaritaye intsinzi. Haleluya. Haleluya. Vuze iki? Indokino vuze. Iyo dushidikanyije tuba twataye iki? Iyo twize intsinzi ni automatique. Iyo tutize twataye iki? Intsinzi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Twizera intsinzi ni automatique.
nitutizera tugashidikanya twataye iki utabyumva ikibazo cye kugira ngo ndabikoze neza. Dusanga cya mbere gituma tudashingura imisozi ni ugushidikanya. Icya kabiri ni ubwoba. Ese ubwoba bwatuma tudashingura imisozi? Ubwoba. Matayo 8:3 ntabwo abakunzi bo muri Matayo yandika nababwiye. Matayo 8:3 ubishatse wazina muri Luka 8:2 ubishatse wazina muri Marko 5 wahageze. Yes. Umuyaga mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burarengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari yisinziriye. Araza baramukangura bati, databuja tugize turavuga. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba mwabafite kwizera bike? Maze arazuka acyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Ni iki kibateye ubwoba? Yemwe abafite kwizera buke. Ese hano bigishwa ubwo abafite n'ubusa cyangwa zishimye? Mufite shingiro? Oya, iyi semi yatangaje ko muzamusome cyane mu gitekerezo. Haleluya, haleluya. Reka none babwire ko kwigisha ni ugufata icyanditswe ukakimedita ukakibyazamo ukuri. Niyo predikasiyo ye, ntabwo ari ugusoma ngo wirukane. Iyi semi yatangaje. Yesu ari kumwe n'abigishwa hehe? Umuyaga ukubise ubwato, Yesu arimo, abigishwa barimo, ariko Yesu arasinziriye, abandi barwana n'umuyaga. Kubera ko Yesu asinziriye, we ntacyo mwamubwiye? We atari mu bwato? Aburimo ntaburimo? Afite ubwoba ntabwo afite? Abigishwa baravuga ngo none se ufite mwamuri imodoka muri benshi, wowe ukagira ubwoba abandi bagasinziye, biraterwa n'iki? Bibiliya ivuga kuko barwanye n'umuyaga. Telemake bano abigishwa ba Yesu benshi n'ab'i Galilaya bamenyereye inyanja ya Galilaya, barayizi n'umuyaga bawuhoraho. Ariko Yesu ari mu muyaga mwinshi w'inyanja, ariko muri uwo muyaga arasinziriye. Nta nubwo arasinziriye cyane. Yesu yari yaratuje. Haleluya. Kubera atuje umuyaga, kubera atuje umuyaga, ni uko umuyaga ntacyo umutwara. Kugeza ubwo ngo bajya kumukamba ati, wowe ntacyo bikubwiye, wowe turapfuye ntacyo bikubwiye. Ariko bakamutara ngo yemwe abafite kwizera, ni iki kibateye ubwoba? Bibiliya ivuga ngo nimureke ubwoba ntimutinye. Inshuro 360 witinya. Kugira ngo witinya kandi n'iterabwoba bihari. Kugira ngo witinya kandi n'iterabwoba bihari. Yemwe abafite n'iki kibateye ubwoba? Mu yandi magambo ari barabwira ngo inyanja uwayiremye arahari, uwaremye umuyaga arahari, uwaremye umuyaga arahari, uwaremye ihembe arahari, niwe shefu wa shefu w'amazi arahari, shefu w'inyanja arahari, shefu w'umuyaga arahari, shefu w'umuyaga arahari. Ni iki kibateye ubwoba? Haleluya. Urugendo rwacu turi kumwe na
shefu wa byose. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Urugendo turi kubona shefu. Niki bateye ubwoba shefu turi kubona. Niki bateye ubwoba. Wari uzi ko ubwoba bwinshi, wari uzi ko ubwoba ari n'itwaro ya Satani. Wari uzi ko Satani arashisha abantu itwaro yitwa ubwoba. Iki ubwoba. Iyo Satani yakurashe umwambi witwa ubwoba, umuntu wese umubona mu kibazo. Umuntu wese umubona mu rufu. Umuntu wese uwo usuhuza yakwica. Iyo ni itwaro ya Satani. Iyo ufite ubwoba ntabwo washingura indi, ntabwo washingura umusozi. Yego jefebye ibiterabwoba birahari, ariko turi kumwe, ari kumwe n'urenze ibyo bitero. Bwana asifiwe. Yabwiye abisemo niki gituma mu ntaki, kandi nyuma yabo hari amafarashi n'amagare bya Farawo. Abantu bataka Abisiraheli murantakira kubera bariya bantu bari n'amagare n'amafarashi yabo. Uwo muri kumwe arutari amagare n'amafarashi. Haleluya. Ubwoba kuko muri kumwe ari hejuru ya afite ijambo kuri iyo misozi ufite imbere yawe, uwo twizeye, uwo muje gusenga buri gitondo, ari hejuru ya biriya, ari hejuru ya biriya. Kubwoba. Haleluya. Kubwoba yatangije umurimo we uzamusohoza. Yatangije urugo rwawe uzarwubaka. Yaguhaye umwuka niwo ufite, nikurize. Ntabwo urize mu bwenge bwawe, ntabwo urize n'amayeri yawe. Yaturemye n'iturinze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yatarashije umuhanda ugomba kunyura mu buzima bwawe. Umuhanda w'ubuzima bwawe uri bien tracé. Nta muntu wakudesiye. No. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Hata maadui wainuke, hawabasha kukontreka umugambi wawe. Hajue kubwoba. Kubwoba ni itwaro ya Satani. Uliose kuvuga kubwebwebwe. Uliose kukamelea. Urataku basese kukuri mwiza. Hari ikibana avuga ku buzima bwawe. Izere n'umurimo, izere yaguhamagaye, izere kuyobora niwe shefu. Iki kibateye ubwoba, nibyo waremye imyanya, nibyo waremye umuyaga, nibyo waremye umuhengeri. Bakagusagira gute? Abwirana ngo tuza, yaratuje ntiyatuje. Kubera ibigande, bwa shefu. Ijwi ry'uwabiremye bigira amatwi yo kumva ijwi ry'uwabiremye. Haleluya. Habe n'indwara ufite ugutwi yo kumva ijwi rya Yesu. Umuyaga uri kunyuramo ufite amatwi yo kumva ijwi rya Yesu. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Ubwoba butuma utagera ku misozi yawe. Gatatu mu kwiganyira. Yavuga we. Mirongo itanu usanga basoma. Mufasha kumva amagambo. Ubwo Imana yanze kubyatsi bwo mu gasozi. bakawujugunya mu muriro, bizarushaho kubambika abafite kwizera gukemuka.
nuko ntimukiganyire kugira ngo tuzagire cyangwa ngo tuzaba iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru uzi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana. Dushaka kwerekera aho ngaho l'inquiétude kwiganira akantu mu bwatsi bw'iki bwo mu gasozi. Ubwo ntashobora kwandika kandi buriya bwatsi biravuga ngo bugaragara umwanya mutoya mukandikana mukaga gute bukuma bugatwika, ariko data wo mu ijuru akandika, sibyo? Agira gute? Hanyuma akagabura n'inyoni, akagabura n'iki, kuko iniganya ngo tuzarya iki, tuzambara iki, sibyo? Nasa n'amagambo ateye ubwoba mu mwanya umwe nuko mutabasha kubyumva. Iyo twiganyira tuba tuvuze ngo Imana igico ntiyagishobora. Iyo wiganyira kujo wambara ubuza ati Imana muje idashoboye ntiyabasha kubona ibyo nambara. Iyo wiganyire kujo urya ubuvuga ati Imana ntifite ubushobozi bwo kumva ibyo urya. None se babyeyi ba Kristo bene data urubyiruko, ishoboye kutwambika ntibishoboye, ishoboye kutugabura ntibishoboye, nizo twiganyira kuko hari zaburi ndimuhereze ndari muze kuvugaho cyane ko nimuzaho natinda. Muje kuza muri zaburi ya 78 muze guhera ku murongo wa 18 murasanga Abisirayeli bagaragaje Imana, baragaragaza Imana, bavuga ngo Imana ntiyatondera ibiryo mu butayu, ntiyabona umutsima, ntiyabona inyama mu butayu. Yabibona ntiyabibona, ariko bavuze ngo iki? Ntiyabibona. Icyababaje Imana cyane baravuga ati ngo Imana yashobora izi gukubita igitare kikavamo amazi, ariko ubuzima n'inyama ntiyabibona. Ariko ari igitare kikavamo amazi, ari n'umutsima n'inyama kigoye n'iki? Ishoboye gukubita igitare kikavamo amazi, ariko inyama n'umutsima watukabisa ntabwo Imana yabishobora. Wari uzi ko impamvu zashingura imisozi tuba tuvuga ati ibiryo ibijere bishoboye, ariko ibikiri imbere icyo ntabwo yabishobora. Kandi mukaririmba ngo ibyo yakoze byari bikomeye, n'ibisigaye turiyo muri gomora byizere, ibyo muri gomora byizere, ibyo yakoze byari bikomeye, ibisigaye nageza bikora. Ubwira byakubwira igico ntigishoboye, kiriya yaragishoboye ariko igico ntigishoboye. Ese kiriya yakoze n'iki gisigaye igikomeye n'iki? Kiriya none kuti mu biririmba ntimujize. Iyo ikoze ikintu ibitubwiye ngo n'ikindi gishoboye. Haleluya, amen. Se mu buzima bwawe ntacyo wayihamya, nta bihamya ufite n'ibyo yakoze birahari bigatanya. Ibyo bitwigisha iki? Biratwigisha ngo n'ibisigiriza bikora mwebwe. Reka ntange izi nkuru ngo Imana iranaka, baravuze ngo nshoboye gukubita igitare kivamo amazi, ariko ntabwo mwabona inyama n'umutsima. Mwikingura ijuru ryayo ngo imanura amazi. Haleluya,
wikingwa n'ijuru bitanga amasaka ngo barya umutima wakomeye ngo izana n'inyama zimeze nk'umukungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yakinguye ijuru amasaka araza, ifite amasaka ikaga n'inyama ibuzike. Kimwiganye nabibabwiye ngo iyo twigagira tuba turi misima, tuba igico w'amana we ntabwo wabishobora. Siko batubwiye ku cyumweru wa mugabo hejuru y'igiti bari gutema igiti agateka ijosi sinakurenganya ntabwo utabiza ntagagezeho ntabwo nakurenganya. Tuvuge nguriya cyangwa dukore twizera imbaraga z'Imana, twizera imbaraga, twizera ijambo, twizera ibyo yakoze. Mureke kwiganyira, mureke kwiganira. Kwiganyira ni intsinzi ya Satani. Niba ushaka ubwami bw'Imana mureke kwiganyira. Reka bamwe iyo twiganyira tuba turi misima, tuba tubuze muri Imana yacu ntishobora. Natwe tuje muri ka gatebo kabango ntishobora kandi ishoboye byose. Haleluya. Hanyuma se ninde wiganiye wabashe kwiyumva n'umukono mu magana dukura mwiki ku maganya. Kunda kubabwira ngo hari amaganya Imana ntihana. Nta Mana itura mu gasozi kamwe n'amaganya. Niba wumva ugeze ku musozi w'amaganya, menya yuko uri kure y'Imana. Haleluya. Nibyo sibyo? Niba wumva amaganya yagufashe, menya ko wagiye kure y'Imana. Niba wumva amaganya yaje, gira amaganya ko ufite Imana. Nimwige kubwira umusozi wanyu ko mufite Imana. Haleluya. Haleluya ko cyane. Yiga kubwira umusozi wawe ko nubwo uraka ko ufite Imana. Ufatiranye ufite Imana. Haleluya. Waba urwaye kuko waje ko ufite Imana kandi ntagaranje yitwa Jehova Rafa. Haleluya. Waba urwaye ntukinishe, ufite Imana yanjye nizera kandi Imana yitwa Jehova Rafa. Waba musozi we ntukinishe, ufite Imana kandi Imana yanjye yitwa Jehova Elshadai. Haleluya. Gira umusozi wawe, gira ubutumwa, gira Imana, amaganya toka. Subiza amaganya inyuma, subira iyo uvuye, ufite Imana, ndi umwana w'Imana. Haleluya. Kandi umwaka wanje yemera ko nyura ibikorwa ariko n'igihe cyose nzagisohokamo. Udakwabwira ngo umuryango ikigezo cinjiyemo hari n'uwo kizasohokeramo. Haleluya. Ntangira kwizera mwabwira imisozi ngo shinguka byakunda. Mwakoze Imana imukiza amaganya, Imana imukiza gushidikanya. Imisozi yose tuzayitsinda kuko watubwiye ngo yashinguka nitabasha kurisha. Mana turakubashe, Mana tugushyize hejuru, Mana tugusabura amaboko, uri intsinzi yacu, uri Imana ibyo tunyuramo, uri ijuru yacu, tumenya amakuba yacu, tumenya kurusha zose. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye mu gitondo, tugushimiye kutemera ibidasanzwe, turaseze, dusenge mw'ibitaka, umukure mu gushidikanya, tuzaba gushidikanya, turayibukanye mu bana bawe, reka bizere ijambo ryawe. Ijambo ryawe
gusengera abarwayi itorero ryarangira akagabura umusengero nta kwizera kuba kuba ngo muhaguruke rero dusengere abarwayi muhaguruke uyu mwanya nuko rero kigende ihonere amen amen Amen.
sibyo hari ukuntu tugenda turakura maze ko Imana yaramugisha Mana tugushimiye mu gitondo tugushimiye n'umwanya tugushimiye ko wakubwira tugushimiye amatwi yatwumvise tugushimiye indirimbo twumviye ahangaha tugushimiye gahunda zose zatangwa mu gitondo waba umugisha kuko bitwemereye dusengeye umunsi wose dusengeye uyu munsi tuva ahangaha buri munsi wese abona Imana yagize umuntu muri twebwe utabona Imana buri muntu wese azahashima Imana avuga ko uyu munsi nabonye Imana ikora nabonye Imana isura nabonye Imana ikorera ibitangaje nabonye kuganiriza kuri Imana buri muntu wese uzatwereka aho yirirwa ikora yaciwe gahunda z'umunsi wose turazikwereke uje gukorera Imana kandi ku ruhande rwacu tugeza mu kanya gutandukana kwacu kugukorera ubutungane wacu Yesu urukundo rw'Imana n'imbaraga z'umwuka wera bikomeza kuduherekeza mu buzima bwacu